mu gihe agiye gukoramo ikijumba. Akuze wakaje tugane kwikina urusi. Astiva mbabara ngira inama nzima ibyo bintu byo kwa mu ngira ngo tuye mu rusimi. Ibyo nibyo bimo birananga. Gute nyine kandi je ntaguhize ndakubura shobora baravuze birenze ko mbiteke. Reka nkwere. Aba basaza baratubanga. Sibyo? Akujya ngo ngere nzicwe n'inkuri za sogokuru. Ngiye gusanga umushiki wanjye. Banga yaraturukanye none baranavuga ngo nindamuka asubiye mu ngoro anakura atakaho. Ha, umva se dure mu gitondo. Urumva? Ese ubonezere ko basi tuzajyaho nkabona. Ja turagenda ndarara nibyo n'igishate kwa ntuza umuntu agitwara mu gikapaza agenda yiyoga. Nta kibazo nyine uwo nguko mu gitondo ndategura maze nze tugende. Uze Numbeshye. ntabwo mubeshya wa. Igitondo cya kare genda zinduka ndabukureba. Nari Sawa nari. ntabwo se kibi. Urugendo twihaye ntiturarubaje. Urugendo twihaye turarubaje. Ntabwo se uturagira mwana. Umva kandi nawe utangiye kuca intege. Ntabwo turi urubashi kandi wambwiye ko hazi. Ntabwo ndahazi kuko papa yajyaga hambwe. Kuko urabizi nawe natwe intera ajya kujyana n'uriya mukobwa wa kakara. Murangira yo ngo kuri. Wa mukobwa se. Ndetse ubu turagerayo ryari. Nzi yuko papa yambwiye ngo niba bakuri mirongo. Kuri mirongo? Uze kuri mirongo turahagera koko. Uzi kuri mirongo twajya wo. Ako nta hantu hitwa gutyo hantu. Ako i Kigali turahagera. Kuko ngewe ndabizi neza. Papa yajyaga hambwira. Inzira twafashe ni yajyaga hambwira. Cyane cyane iyo nabaga mvuye kwayo. Ye Kibwisha we. Turahageze. Reba harahakurya. Oya se. Reba harahakurya. Reka turebe. Zara sanzu bambwiye akatuterekeranye. Ariya se. Gawe. Rero nuki. Abakiri ukurusha kizamuka. Zikari ryosha. Niretse. Bigirema. Uri umuntu w'umugabo kuva nabera ubu ngubu pe. Kigali nahageze we. None natangiye kugura rya gare rya Damascene. rya Damascene. Kuko na Devo tanyenze gukora ko nta gare. Kira kintu kubona kiri kugenda kira kintu kizamutse neza kirekire kirane iki kimara. Papa yajyaga ambwira ngo hari inzu zigerekeranye kandi urabona ni abira bimeze nk'inzu kandi ni bire. Ngo kiri ari inzu se buriya. Ese nanone kari akantu katumbaritseho hejuru. Bajya ngo karakora mu. Ariko rero uko biri kose Kigali ni heza pe. Ndetse mu cyaro bera bintu rwabi uhabona wowe. Kujya turya inyama we. N'umuceri ma. Ifereti. Ibiryo byo mu mavuta gusa. Kandi narukaga kubirya shakure no yari nabwo nagiye kubivumba harya kwa padi. Rahira. Aha. Tugenda aho. Bagira n'isuku. Tugenda. Sha katugenda. Ntabwo se wabanza tukorera hano kumugeza. Turakaraba ari imbere man. Tujashaka kutugenda.
Tubanze dukarabe kurabona ibirenge amaga. Katugende. Iyo nibuka nkazana na za nkweto za sogokuru. Siriruka pose twumva. Umva. Igiye twabona pe. Turagera dusana neza none. Ese kuri kurya Arakoze. Dukarabe tugende mwa. Ene kuko buri munsi twagana. Ushobora gushika uvuye Nayo tugende wakira. wese wongere. Zabwira papa ko noza amazi atemba. Yakundi ngo wajya mu biti byose. Ukatugenda kuri iyi. Yakure kandi kiberewe. Aguru. Ariko rero Yamaga yaura agiye amazi ikigarara kimwe. ariko rero Siko yamaga isake. Amazi ikigarara umeze ari kumwe. sibyo se mubwira ngo ntihezwe ndakubeshya. Akumva ngo mbwira. Nitugera i Kigali reba izi nkweto nambaye. Izi nkweto njyewe zigiye kuzatanga ushaka amafaranga ndahiranye kuri zino nkweto zijugunye. Yashatse pe kandi ijya no mu Kigali byose y'amafaranga ugiye gutora mu nzu. Gutora utambuka utora Gutora nk'utora imege. Ariko reka ni ukuri kw'Imana. Ahubwo tugende. Sigenda utatwirira. None waramutse naramutse mbonereranye hangover ubundi se wabyutse ryari kandi nabyutse kare nyine nagira ngo noze bino byombo tubisige bisa neza kambanze njye kunyara ko ndozo waramukiye mu byombo uyu munsi ntabwo ujya mu kazi sha uyu munsi twebwe ejo batubwiye ko turi butangire bitinze ndagera na saa yine cyangwa rero bakubwiye ngo nzinduke nka saa mbiri n'igice mbe ngezeyo ubwo reka nitegure ingendo
Mana yanjye we. Mana yanjye uyu munsi muranyishyura rwose. Udukobwa tumaze amezi 2 tutanyishyura turya amafiriti amanyama. Ako ubundi mukuru wari he kariho nyishyura. Sha mukuru wanjye agiye mu kazi kandi araza nimugoroba. Mana yanjye. Usibundi ndategereza aho kanicare hano ntago byumva rwose. Amezi 2 yose. Amafaranga n'ukuri amafaranga turabona muri iyi minsi kandi turayaguha. Sha. Ako ndagiye nimugoroba ndagaruka. Ntago murayiraraho. Oya turi buya turayashakisha hasi hejuru. Ntago mbyumva rwose. Nimugoroba ntago muraramo. Nyiri byondo nabo bakaza ibintu. Sejori biti. Ni sawa. Kuko wagiye mu kazi utinze none wananze no kugera hano. Ndoshana utanze nyine twakoze ibintu bidakomeye nyine bitanitaye. Bibaze. Kana kundi. Umva se, ngura ngubwire. Umva ngura kirano ngubwire. Aho rero. Habaye iki? Ngura ngubwire wowe. Niko se habaye iki? Sha, umva. Naho nyiri byondo. Byumva rwose. Nimugoroba ntago muraramo. Utemujyamaho. Sha nyine ubite umva nugira abantu ujyana naje yanyikorera. Sha nahantu ubwo nazo uhita umbwira. Ngenda nabi. Nazo uhita umbwira nta kibazo. Kangende awe. Umva se kumanze n'uvugisha n'abantu duhuye. Neza bite se? Sabato. Sha none se umva mubaze. Ejo ndabonye ifoto ya Richard nawe se none ushaka kuyabasha bayibona. Shawa se nari birenze ko nari mutse ho gatutse nkorera mu mugito. Yego. Sha urasa neza kabisa umeze nde? Cyane reba uko nakeye. Umva naragukumbuye ndakubura ise. Se nimero ako telefone yawe usigaye be ko umuntu aguhamagara nana kubona. Shaka mba ndi ku murongo se. Waruvuye. Cyane mbe hari hirya gato nyine hari umuntu nanjye. Yego. Sikaye pe. Cyane Ko taturangira akazi se natwe ngo tujye kugufasha nk'abandi. shamani muri iyi minsi subiza utari kwihiringa se ubwo nyine nanjye ni bya bindi nyine byaho ngaho nubwo ari ibintu birenze tu. Yego. None se umva nyine mubaze. Wa mutipe waruguririye. Muracyabonana? Sha uriya mutipe suya ni rwaserera nyine tu. Ni ibintu biraho bisanzwe Ejo ndi twarahuye rero. Arakumbaza ndavuga utenze ko ari wowe nyine ari njye wabuze nimero zawe njyenyine. uriya mutipe mani nanjye wamukorotse ku bushake kubera nyine ibintu abambwira mba numva bidafututse nyine. Kaba mbazaho base ngo nzahamubwire. Reka sha ntuzamubwire. Ntazaretse nkazana umwana ariko. Mani uriya ntacyo abaye. Agiye ureka. Nese undi waturangiye aho batwaza no kugusuka turangira n'akazi shatse gatwe. Ndahazi harya usigaye uva hano hepfo. Oya narimutse nsigaye mba mu mujyi ni naho nkorera nyine ntago nywa hano hepfo. Waruje gusura abantu hano. Nari nze gusura abantu twabanaga. Yewe sha nta kibazo pe. Sha wari wambaye neza nyine. Nta kundi nyine ubwo natwe reka dukomeze. Neza njye. Gusura cyane cyane. Shabayi ntare reka tugusezere mu ntoki. Ndavuga ngo iki. Sha sana ariko urakeye. Sha